wawe azaba afite iryinyo nk'iryawe sheriseka kandi batinde kumva batinde no ubundi bumva ariko batinde gusubiza kuko burari igihe tutumva twakora ibyacu ugasanga tugiye n'ibibazo urumva nanjye muri icyo gihe nari kuvuga ati reka riranze twishingira kandi byari gukunda tukagenda twishingira ariko kuko Imana yasezeranyije ubukwe ndindiriye isezerano ryayo nirinda kwitangira gute mpubuka ubwo rero Mana byari bigoye n'uko kuko narebaga uyu nguyu nuko nta kintu yari afite nta n'igikoresho cy'ijana yari afite yabonaga imayinite ariko yaguriwe n'abantu numva yabaga mu rugo rw'abantu andusha ubwiza andusha amashuri andusha uburanga bya bindi abantu bavuga mu bitekerezo muri capacity mbona afite imitekerereze ntaho duhuriye ndamubwira ngo ndagukunda se nari mfite icyo gihe se mwongeye kwirirwa mwe mwese mukomeje gukurikira imfura 250 nk'uko dusanzwe twarabibamenyereje dutangira tubifuriza amahoro y'Imana ngo aho muri hose abagereho kandi mugubwe neza kongera tukakwibutsa aho turakora subscribe banzu yikore ukanda kuri ako kantu k'umutuku ushyire ku nzogera hirya kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona ibiganiro byiza byinshi tubategurira tukanabagezaho uyu munsi twatembereye twageze muri mu gace wenda ba nyirubwite baraza kuhavuga twagiye kureba umukozi w'Imana bita ADRIEN turagira ngo dutangire tumuhe ikaze ku imfura 250 tumubwira ngo karibu anatwibwira ADRIEN ninde ADRIEN ni muntu ki twasuye ndi murakoze cyane ese abamugisha amazina yanjye nitwa Habarurema ADRIEN ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana babiri urabona ko dufite na bebe felicitation Imana iduhana umugisha ndakijijwe nsengera mu mutima wanjye Imana iduhana umugisha ariko dufite na adresse idini dusengeramo ni ADRIEN paruwasi ni Batsinda umudugudu witwa Dusenyi Imana iduhana umugisha nk'uko mubibona yavuze atweretse n'umubebe mutoya ariko hari undi muntu aretse ngo araze kwivuga nawe twamuha kariba akatwibwira amazina yanjye nitwa uko biri dufite abana babiri umuhungu n'umukobwa insengero muri ADRIEN ni idini bituma n'umuntu abasengera ngo paruwasi ni hari mu Batsinda reka dutangire tubabwira ngo mwakoze kuduha karibu imfura 250 kwemera kibagenderera twagira ngo dutangire twasuye urugo rw'abakozi b'Imana batangire batushyira imbere y'Imana kugira ngo twinjire nk'abakozi b'Imana bamaze kweza ibyo tugiyemo no kweza ingendo twakoze wenda wasanga zajemo na corona ariko buriya ni ukugira ngo babanze badushyire imbere y'Imana murakoze cyane ariko hari umuntu ugenda watubona cyangwa afunguye iki kiganiro akavuga ati ese ko batwibwiye uyu we nuwahe ko nabona tubona ari umuntu uyu nawe yitwa Irisa Sezerano Bright Irisa Sezerano Bright murakoze dusengera data twese Imana nziza turagushimira kuba turinze tukarinda abagenzi muhabwe icyubahiro twongeye gushimira data n'ingabo ko iyi televiziyo yadusuye Mwami Imana ni ukuri ntabwo byari byoroshye urabona ikirere ko cyari kimeze ariko Mwami Imana waciriye inzira ni ukuri bagera ahangaha amahoro turagushimira ko twongeye guhura turi bazima ntabwo twari tuziranye ariko Mwami Imana turakwinginze mu masaha turi bumarane cyangwa iminota
nyemera uduhe umugisha kandi ibiganiro byacu ndetse biba ari ibyo kukubahisha izina ryawe. Nyemera data n'abazafungura televiziyo bakabibona, nyemerera Uwiteka Imana uzabahe data Nyiringabo kumva ndetse no kumvira, ndetse Uwiteka Imana no guca bugufiya. Nyemera Uwiteka ukomeze uganze kuko uri Imana ishobora byose. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Yewe iyo nasuye abakozi b'Imana ntago baradusengera bakahita banadushyira mu mwuka neza nk'ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri mbere yuko dukomeza n'ikiganiro tugiye kugirana n'ubuhamya. Bagiye kuduha ubuhamya bw'urugendo rwabo mu gushaka ndetse n'ibindi muri rusange bari butuganirize byo mu buzima. Nimba babitwemereye baduha umurongo nk'umwe muri Bibiliya baba bibuka, hanyuma tugakomeza n'ikiganiro. Murakoze cyane. Reka dusomere ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ni igice cyawo cya mbere. Reka dusome ku murongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, cyangwa no tujya twita Dr. Luka. Ibice byaho ni igice cya mbere umurongo wa 37. Bibiri tubwiye iki rero? Iravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Numva nabwira umuntu wese ko ijambo Imana ivuze ritavuzwe n'umuntu, ritavugwa n'undi muntu, Imana ikarikura mu kanwa igasezeranya umuntu cyangwa ikagira ikintu Imana imubwira, nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo rihere. Nifuje rero gukomeza umuntu wese uri guhura n'umunsi mubi cyangwa ubabaye cyangwa ufite ikibazo cyangwa Imana yavuganye nawe akavuga ati se ibyo Imana yambwiye bizasohora, ese ibyivuga koko bizasohora? Ndagira ngo nkubwire ngo yes, nimba ari Imana yavuze, nimba ari Imana yakubwiye ikavuga nta muntu yivugishije, dore ko Imana atari ikivumvuri. Imana ikagusezeranya isezerano ikakubwira ngo mwana wanjye, nkuko yasezeranyije uyu mugore, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo Imana yavuze igira ikomeza kandi ikarisohoza. Nicyo nakifuza kuvuga. Murakoze cyane. Murakoze ku ijambo ryiza. Ijambo Imana yavuze nirihera. Ariko mbere yuko ninjira gato reka mpite ninjirira ko nangire ngira gutya. Imana yavuze ko nta jambo rihera ryayo yeryo yavuze, kandi tuzi ko hari abantu bacika intege bakabivamo. Kwihangana, uhita udusobanuriraho gatoya kwihangana ni iki? Kwihangana gukora gute? Kwihangana gufasha iki? Urakoze cyane. Impamvu birivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, uyu ni umugore Bibiliya yavuze. Ni igihe uyu mudamu Elizabeth yararamukanyije na Mariya, bamaze gusuhuzanya, niko Bibiliya ivuga ngo bamaze gusuhuzanya abana barisimbiza. Umwe aravuga ati Elizabeth urahiriwe, undi ati nawe urahiriwe, ndetse n'umwana utwite arahiriwe. Bibiliya rero igikomeza, noneho rero yabwiye uyu mudamu yashimye Imana. Amaze gushima Imana aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Icyo nshatse kuvuga, bijya bishoboka ko umuntu ahura n'ikibazo. Urumbaje ate se kwihangana gukora gute? Ntago wakihangana utarabona ibintu byatuma wihangana. Ni ukuvuga ngo umuntu yihangana abonye ibituma nyine yihangana. Bishobora kuba ikibazo, bishobora gutuma ari ishuri se cyangwa ari ikigeragezo. Ariko iyo tuvuga kwihangana, ntago ari ikintu cy'aka kanya gusa umuntu ushobora kuvuga ngo ndihanganye. Mpaka ugere mu kibazo kigutegeke kwihangana nyine. Numara kwihangana nyine nawe wihanganisha abandi. Niyo mpamvu bibanga kwihangana, birabangwa yirwa umuntu wihanganira ibimugerageza
byumvikane ko mbere yo kwihangana harabanza hakaza ibikugerageza. Iyo bimaze kuza rero ari ibigeragezo nibyo bishobora gutuma uvuga ngo iki cyo ndakihanganira kuko iki kirangoye, iki kirangerageje, kuko nyine urumva ni ikigeragezo. Ariko biragusaba kugira gute kwihangana kugira ngo ukivemo uzatabaruka amahoro. Niyo mpamvu bavuga ngo kwihangana ni ikintu cyiza utari uteguye cyangwa utateganyaga, ariko kikagusanga bikagusaba nyine kwihangana ukakihanganira, kibe cyiza cyangwa kibi, kandi bigatuma Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo navuga mu magambo make. Murakoze kudusobanurira ijambo kwihangana no kwihangana icyo ari cyo. Ubu noneho twatangira twita tuza ku buhamya bwacu bw'urugendo rwanyu muri fiançailles n'urugendo rw'ubukwe. Mitemera ku mubyeyi wacu hano ubwa mbere, sinzi nimba ndaba nihuse, ubwa mbere mwahuye gute? Muhura ku munsi wa mbere yakuganirije gute? Mwari musanzwe muziranye? Ese mwahuriye hehe? Watubwira kugira ngo murakoze. By'ukuri duhura ntabwo twari tuziranye. Namubonye nk'uko nabona undi wese, turimo dusenga. Nagiye gusenga musangaho barimo basengera n'abandi, naho namuboneye turasenga, ndataha nawe arataha. Ikintu nahakuye ni izina rye namenye, kuko nyine abantu iyo bagiye gusenga baribwirana kugira ngo basenge baziranye. Uravuze mwari mwicaye ku ntebe imwe cyangwa yajyaga gukoraho inyuma akakubwira ngo niza kuri Bibiliya ni kugira ngo izina uritware? Mwari mwicaranye, yari ari imbere, wari uri imbere akajya gukoraho kugira ngo kuvugishe? Tubwiye. Kwe twajyana gusengera nahitamo mu butayu. Ubwo niwe wari umubwiriza icyo gihe. Umuntu twe turi kumwe n'umumama we basenganye, njyewe n'ubwambere nari mubonye. Arambwira ati tugende twicarane niba ari abantu, natwe dusenge twumve ijambo ry'Imana. Uyu rero yarimo kubwiriza, ngenda ndicara n'abandi baricara. Ntabwo twe tuziranye, nanjye ntabwo twaratashye tutanamenyanye, nuko nyine ashobora kuba yera n'izina rye ataryibukaga. Nanjye ni izina rye nagiye menye gusa, nta kindi. Ubwo nawe araje ahita atubwira mu butayu muri gusenga, wari umuvugabutumwa w'uwo munsi, niwe wari umwigisha. Umaze kumwaka izina ubundi byaje gute kugira ngo wumve? Yego yavuze ko abantu bagomba gusenga baziranye. Ibyiyumviro ukuntu wahise wiyumva amaze kukubwira izina rye, watashye izina riri kukugarukamo? Cyangwa tubwire kuri uwo munsi wa mbere nawe umaze kumenya izina rye, nawe wari wamwibwiye ariko izina rye se rigumamo cyangwa byaje guhinduka? Arasa nk'avuze ati byenda twahuriye mu butayu, ariko ni situation ndende cyane, ni urugendo rurerure, ari rwo byenda bingira ngo dusobanurire abantu badukurikiye. Uyu madamu ureba cyangwa sheri wanjye niko nkunda kumwita, nubwo abantu nk'iminsi basigaye babikora bakabyitirira, ariko ikintu cya mbere nagira ngo mubwire, ntabwo nigeze mutereta. Byageze gute? Uyu sheri ntabwo nigeze mubwira ngo ndagukunda reka tubane. Icyo nibyo ngira ngo dusangize abantu. Byenda ubuzima bwanjye bwo gukorera Imana no gukizwa bwo byenda turaba tubisimbutse, byenda tuzabigaruka ikindi gihe. Ndabyibuka nsenga nkorera Imana mu masezerano Kristo yasezeranyije cyangwa Imana yampaye. Yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe, nzakugirira neza. Ijambo rya mbere Imana yambwiye, yarambwiye ngo nzaguha umugore wize amashuri yo mu mwuka n'ayo mu mubiri. Kabiri, irambwira ngo nzaguha umugore w'inzobe. Gatatu, ugusumbaho gato.
Imana ibimenyetso birenga kimwe, ibimenyetso iranambwira ngo niduhura. Ndabyibuka ikanzu Imana yambwiye yari irimo akabara k'ubururu karimo n'akabara kajya gusa nk'umutuku udakeye. Irambwira ngo nimuhura yambaye gutya na gutya, imbwira amagambo ngomba kuvuga. Imana inyereka ahantu azasanga ndimo mbwiriza, ari naho yansanze, byenda turi buze kuhagera. Imana irambwira ngo umugore wawe uzaba waramusengeye. Ikimenyetso cya nyuma, Imana irambwira ngo imiryango uzajyamo izabanza ikwange. Byenda ibyo tuzabigeraho. Irambwira ngo kandi umugore wawe azaba afite iryinyo nk'iryawe. Sheriseka. Irambwira ngo azaba afite iryinyo nk'iryawe. Nicyo kimenyetso cya nyuma Imana yambwiye. Mbayaho nkorera Imana nk'uko bisanzwe. Yesu arambwira ngo igihe kirageje, ndaje nguhuze na fiance wawe, ndaje nguhuze n'umuntu muzakora ubukwe. Kandi Imana yari yarambwiye ngo ikizabikwereka ko ari njyewe ubikoze, nzamuguha. Imana nyine mbwira azasanga mbwiriza. Irambwira ngo ntuzaterete, ni njye nzakurambagiriza. Ubwo niryo jambo Imana yambwiye ngo nzakurambagiriza. Ibi bimenyetso by'umugore ngiye kurambagiza. Nuko byagenze. Imana irakubwira ngo nzamukuzanira ahantu, yamaze ko araje muribwiranye. Tubwire hahise hakomezaho iki muri urwo rugendo rwose? Ndagira ngo uhite udusobanurira uko byagiye bikurikirana. Okay, murakoze cyane. Imana ikimara kumbwira ibyo byose navuze, bene data, haje gukorwa ikintu kimwe. Narakomeje ndasenga, ndatekereza. Ndagira ngo mbwire abantu Imana yagize ikintu basezeranya batasezeranyijwe n'abantu, dore ko n'abantu basigaye bavuga mu izina ry'Uwiteka. Abantu bavuganye n'Imana, n'utaravugana n'Imana ubwo nawe azasenga Imana. Imana yacu iravuga. Nimba twebwe dufite akanwa tukavuga, tukagira intoki tugakora, byumvikane ko n'Imana ikora kandi n'Imana iravuga. Murakoze cyane. Rero Kristo akimara kumpa ibyo bimenyetso byose, nararindiriye. Igihe kiragera. Igihe kimaze kugera, Imana irambwira ngo ndaje nguhuze n'umudamu wawe cyangwa na fiance wawe. Yesu akimara kumbwira ngo ndaje nguhuze nawe, ndagira ngo mbibutse nta kazi nari mfite. Yego, nta shuri, nta perime, nta bihumbi 100 bye navuga ngo ndi gucuruza biri kuri konte. Uwo muntu Imana iravuze ngo nguhuze na fiance ngo nzabakorera ubukwe. Wakimagine ukavuga ngo se ibi bintu ubukwe Imana imbwiye bizavayo. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ko ibintu bidashobokera abantu, ku Mana bijya bishoboka. Imana igifata ibintu bidahura ikabigira ibihuje, kandi Imana ifata ibyo abantu batabona ko bishoboka, Yesu akabigira ibintu bishoboka. Imana rero ikimara kumbwira ngo nzagukorera ubukwe nk'uko mbivuze, nta kintu na gitoya nari mfite naftari. Cya kindi ushaka kuvuga ngo umuntu araheraho nzahera kuri iki, nta na gito, nta n'ikintu nari mfite mvuga ngo ndaheraho. Ndi imfubyi, nta mama nta data ngira. Ariko Imana yari yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe. Ndagira ngo mbwire abantu bayijamba agaciro ijambo Imana yababwiye kiruta icy'abantu bababwira. Uretse kuba naravuga Imana se nkavuga iby'Imana imbwiye, aho intumye nkajyayo, nta kindi kintu nari mfite bya bindi bigaragarira abantu ntabyo. Ndatuza rero, maze kuba mu ubwo buzima nk'uko Imana yansezeranyije. Irambwira inyereka yari yaransezeranyije aho azasanga ambwiriza. Mwibutse ko yari yaranambwiye ngo umugore wawe azakubenga, ariko kuko ari njye nabikoze mwana wanjye, ni njye nzabikora. Igihe cyarageze rero nk'uko nabibabwiye, asanga aho mbwiriza.
amaze gusanga aho mbwiriza ijambo rya mbere namubwiye yari ari kumwe n'undi mubyeyi yitwa mama Omega yasanze aho nabwirizaga hari mu butayu nk'uko yabivuze ijambo rya mbere namubwiye naramubwiye ngo bite mujye ari ubwa mbere uretse kuba muzi mu mwuka uretse kuba muzi mu bimenyetso nta kintu narinzi ahangaha abakritika bavuga ngo mbese cyangwa badurika abantu kandi umuntu wese yumva avuga ibintu bitewe nuko abyumva yavuga ati se yavuze mugeni yaramuzi yes nkimara kumubona bwa mbere akimara kongeraho narabibonye ariko Imana igiduha ubwenge ndagira ngo mbabwire abantu aho Imana ivugiye nayisohoreje naftari hari urugendo yarabimbwiye ndatuza ikintu cya mbere namubwiye naramubwiye ngo bite mujye aranseka cyane yari kumwe n'undi mubyeyi kuko ndimo mbwiriza mvuga message z'Imana Imana yari imbwiye akimara kunseka arambwira ngo ntago ndi mugeni ndamubwira ngo impamvu nkwise mugeni Imana irambwiye ngo igiye kugukorera ubukwe kandi bwihuse impa n'izindi message ziwe n'iz'abandi ubwo mvuza ko ngako nyine kuko ariho turi ibindi byerekane kubivuga ndangije ndabimubwira maze kubimubwira rero twarasenze turasengana bisanzwe igihe cyo gutaha kiragera arataha nanjye ndataha icyakora kuko uwo mubyeyi bari bari kumwe twe twarahuye nyine gutyo ariko ntamuzi nanjye atanze bari bari kumwe n'ubundi bakazajya baza bagasengaho narindi ariko mwibutse ko ahantu Imana yari yambwiye azasanga yari yabisohoje kandi nuko yari yambwiye yari yabikoze tumaze rero kuba mu buzima icyakurikiye twajyaga dusenga tugasengana bisanzwe nkuko abandi bantu bose basengana yewe shere wanjye akamba n'ibyifuzo yambibutse ko yari afite fiance byo ndaraza kubyivugira twamenyanye afite fiance amaze kuba afite fiance tumaze kumenyana nyine urumva bwa mbere twaramenyanye tumaze kumenyana none tukazajya dusengana bisanzwe nkuko nawe twasengana amfata nk'umukozi w'Imana ariko ngenzi ko ari umugore wanjye nzi ko ari we tuzabana ariko nkabika ibanga ibyo Imana yambwiye ati umugore wawe uzaba waranamusengeye mwana wanjye muri uko kumenyana haje gushira igihe haca igihe kirekire ndamusengera ku kazi yakoraga yari afite umuzungu akorera bakorana igihe kiza kugera rero twamenyanye ku kazi yabarabaye akaretse yari amaze amezi 7 akaretse amaze kukareka mu bwo buzima tuza kumenyana turamenyana ndongera turasenga asubira kuri kakazi nta jambo mubwiye ngo ndagukunda nari kubivuga mpereye yari yamaze kurwakanira ko atari mu gihe reka da ntago yamakaniye yari kumakanira sinari kubihungura andusha ubwiza andusha amashuri andusha uburanga bya abantu bavuga mu bitekerezo muri capacity mbona afite zimitekerereze ntaho duhuriye ndamubwira ngo ndagukunda se nari mfite icyo gihe se mba mu rugo rw'abantu icyo gihe nabaga mu rugo rw'umuntu nkuko wancumbekera yari afite abana 8 mu nzu y'ibyumba 3 na saro abana na murumuna we nanjye n'abakozi 2 umbwira urwo rugo urumva no kurya njya nk'umwana yewe uretse no kurya waranambona gukabona ndakana pe narabaye nya ubona ndakana none nafutangubaza urambwira ngo ne kumubwira ngo ndatereta nari gutereta byari guhura aha wavuga ngo se byaje kugenda gute ko tubona mu bana n'urugendo rurerure aha nongera ngo tuze kubwira abantu byenda nawe uraza kumubaza ibye ariko nta jambo yiravye nari kumubwira nta naho nari guhera nk'ubwo buzima twarasenganye dore ipantara nari mfite n'iyi yonyine nicyo cyatumye nyizana dore niyi byenda aze kuyifirima neza yereka abantu iyi niyo myenda nari ntunze yonyine iyi mbo ntunze niyi
dore iyi ngiyi ndaza kubabwira uburyo ariyo najyaga nsohokana nawe. Dore n'iyi urabona n'agacupa urakabona, ndaje mbaho ubwo buhamya bene data. Tujye tuvuga ibyo Imana yakoze, twe kubeshya abantu bajya bavuga ngo njye sinabivuga, ariko nimba ari ikintu Imana yakoze ntarabigizemo uruhare, tugomba kuvuga imbaraga z'Imana, kuko nta kure yaba Imana itakura umuntu, nta naho Imana itamugeze. Dore ngiyi, dore inkweto nagiraga, nawe umbwire ninje wamuha umugeni, tuvugisha ukuri, si byo se? Niko kameramani, uyu muntu uyu nguyu yawe umugabo yahahira urugo byagenda gute? Ariko njya nkunda Bibiliya iravuga ngo ibidashobokera abantu, haleluya, imbere y'Imana birashoboka. Ibyo abantu batazi Imana irabizi, n'ibyo abantu badashoboye Kristo arabishoboye. Imana ishimwe. Ibyo wabona byarabuze inzira, Imana ifite uburyo burya, ifite ukuntu yabigenza, ikipfa n'abantu nuko batayumvira, ariko Kristo agira inzira. Dore ngibi, ibi nibyo natunze, ndaje mbaho ubuhamya, mbabwira iyi nkweto niyo najyanye kwa mabukwe njyewe bwa mbere. Iyi niyo najyanyeyo, n'iki gikweto. None ndafata ibi bintu koko mubwiza ukuri, ibi bintu koko wari umukobwa wamu. Ibi nibyo nambaraga guhera ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, icyumweru kigashira, ukwezi kugataha. Nibyo nambaraga njya kubwiriza ubutumwa, nkayihoramo inkweto yarariye amazi kayanywa, si byo se? Rero ntabwo nakumubwira ngo ndagukunda, nayo mayerekwa nubwo nayageze n'Imana ikabimbwira. Hari n'igihe najyaga aryama nkavuga nti Imana warambeshye, genda ntukanshuke, nkabibana gutyo, ariko nta jambo ndagukunda nuko byagenze. Umaze gusubira, dusubire kuri madamu, umaze gusubira ku kazi, mwaragasengeye ugasubiramo, wari ufite sheri, yatubwiye ko wari umufite mbere, byaje kugenda gute kugira ngo uze kwemera ijambo rya madamu yari yakubwiye, ko wari wavuze ko utari umugeni? Waje kurekana n'uwo wundi gute kugira ngo turi buze kugera nyine aho mwaje kubana? Tubwire urugendo rwo kugira ngo ureke sheri wari ufite uze kuza kumusanga. Reka mufashe, nafata n'urugendo rurerure, ugenda ariko kugira ngo byenda aze kugeraho bibe, kugira ngo n'urugendo rurerure, ni inzira ndende. Reka nyibabwireho, si byo sheri? Ntiwumva? Nkimara kumusengera yasubiye mu kazi ke bisanzwe, mu kazi yakoraga. Barongeye baramuhamagara, bamaze kumuhamagara ukuntu byagenze, nanjye nasubiye mu buzima busanzwe bwo gukorera Imana, bwo kuvuga ubutumwa. Ndangije mwakabyara mwe bene data, yasubiye mu kazi. Icyo gihe ndabyibuka mvuye kubwiriza ahantu bita Imwogo mu Bugesera, madamu yarakira umukobwa arampamagara turenga usuhuse. Yari amaze nk'ibyumweru nka 2 akoze akazi, atasubiye mu kazi, yari yarekipeye cyangwa yafashaga konje cyangwa ikiruhuko mu Kinyarwanda. Amaze kukafata arambwira turenga usuhuse, ariko yansuhuje nk'umukozi w'Imana bisanzwe, ariko ngewe Yesu we nongeye n'umutsima. Noneho ndagenda ndamureba, nari mvuye kubwiriza, njya kumureba ahantu yarari, ndabyibuka mubonye nongeye kumubona, naravuze nti rubanda rushishwa nabi, nicyo Kinyarwanda nkunda gukoresha. Ndebye noneho isura afite, nkurikije n'uburyo muzi kuko twarasenganye, nkurikije nanjye urebe ADRIEN nyine wabonye mu imyenda naberetse n'iyi nkweto, ku mutima nakubise agatima ndavuga nti Imana warambeshye, ibi ngibi ntago byashoboka, ibi ngibi ntago bibaho. Ndamusuhuza mubonye ndavuga nti Imana, cyakora ku mutima ndavuga nti nguyu no muma uzaba umpembye kabisa. Ariko akimara kumusuhuza, hari umudamu twari dufitanye gahunda ahantu nabwirije bwa mbere nkigera ahangaha mw'uyu mujyi, arambwira ati ko nakubonye uri umukozi w'Imana, wakaje ukansengera
ko ndwaye yaramaze iminsi yara umugabo we yaritabye Imana aramusigiye inda wakaje ukansengera kuko hari hafi yaho madamu nyine yararwaye ari umukobwa ndangije mbonye nyine uyu mukobwa urumva yamfataga nk'umukozi w'Imana ibyo gutereta nabyo ntabwo byariho kuko ndabyibuka yamaga ibyifuzo ngafite fiance genda araza kubigeraho nawe uretse ko byenda atarabigeraho amubwira ariko buretse banza witonde usenge njye nkanga kumubwira iby'Imana imbwira nkagira ibanga aha ndagira ngo mpugura abasore n'abakobwa nimba Imana ikubwiye ikintu si ngombwa ituvanga Imana yantumye kwa runaka bagukubita zikakurenga bavuga ko uri umusazi ndabyibuka rero nafite ukuntu byaje kugenda yaranyemereye mara kumusuhuza na mwana wa Amerikeshe ko hari umuntu wampamagaye ambwira ko ashaka ko tujya konjya kumusengera wamekije tukajya kumureba noneho tukahaca kari n'inzira yo gutaha ndabyibuka rero tujyayo tumaze kujyayo nkinjira bwa mbere muri salo uwo mubyeyi yari umuhanuzi yaravuze ati ngiye guturitsa ikintu ati ngiye guturitsa ikintu ati sha yarambwiye ati ADRIEN ati ngiye guturitsa ikintu ndavuga ese Mana nakarari kubusambanyi nagize bya bindi by'urubyiruko ese uyu mukobwa twasenganaga ari umusambanyi nkaba ntarimbizi ese ni ibindi byaha afite nkaba ntarimbizi ibyo nabonye se naba naravangiwe ese Imana yarambeshye ariko nirebye mbona ntacyo umutima unshinja nirebye mbona ntacyo mfite ndavuga ndigituritse sha aho niho Imana yandambagirije nkwibutse ko muri byo bimenyetso nabwiye abantu nababwiye ko Imana yari yambwiye ngo nzakurambagiriza imbwira umugore wize bya bindi byose navuze ADRIEN ngo mbonye wowe n'uyu mukobwa Imana ibakorera ubukwe byihuse ati ikindi kandi ADRIEN ntumbeshye urabizi neza ko uyu nguyu muzabana ikindi nawe wa mukobwa baraza kubyivugira bamwe bariza nawe urabizi mureke gucengana avuga n'iby'icyumba avuga iby'umurimo tugomba gukorera Imana byose avuga message Imana yari imubwiye nafita ntakubeshye iyo nyigira imodokari imba narahaye uwo mukozi w'Imana nkavuga ntukorewemo n'umwuka w'Imana akira kuko nuko nabuze icyo mu nari mfite inoti y'1,000 mwe ikofi yanjye nari nsabwe ugati kibampaye mvuye kubwiriza imwogo ikintu nakoze rero nahise nsindwa kuko nkunda guca bugufi ngewe nahise nsindwa ndangije mbwira uwo mubyeyi ngereka nkubwire ni ngiye nari mbizi mbibutse ko n'ubwa mbere yaramubonye nanjye kandi ntabwo twari tumaze igihe kirekire ahangaho umuntu ashaka kuvuga ati ni bya bindi by'abahanuzi hoya Imana igira ibimenyetso nawe byinda araza kubivuga kandi ngiye nari nanabizi koko byenda naraza kubivuga ariko nibwo bwa mbere yari igitoboye koko cya kintu nibwo bwa mbere Imana ndambagirije noneho ndangije ukuntu byagenze numvise no nkuko wafata ibiro 500 biri ku mutwe umuntu akabigukuraho wakumva uruhutse ndavuga rero nta kindi mfite kuko reka mbonera mbwira abantu badukurikiye cyangwa bazakurikira iki kiganiro Imana nikoresha umuntu cyangwa ukabona umuntu n'umukozi w'Imana atari bipapirano bya bindi abantu bajye babeshya umwuka nagukoresha uzakora iki nicyo nabwira abantu ndangije nafta ikintu nakoze niki nafashe amafaranga 500 ndangije ndayamuha noneho madamu we yabyumvise ntabwo yabyemeye byenda muraza kumubaza ikintu nahise nkora sensa nahise mutegera moto ya turasi nabwo nakira utazanansuzugura mwareka ko nzavamo umugabo gusa nabimubwiye nabivuze ku mutima desa niyo natangiriye ndambagiza naho byarangira ko ntabwo nigeze mubwira ngo ndagukunda kandi ibyo nabyo ntabwo nigeze mubwira ngo I love you ni inzira ndende byenda bwahagezweho nawe murakoze n'urugendo rurerure cyane
uherekeje umukozi w'Imana agiye gusengera umuntu, asubiyemo ijambo nawe bwe yigeze kukubwira bwa mbere, akubwira ngo uzaba umugeni wanjye. Undi muntu ukubonye bwa mbere nawe arabikubwira, avuga ko Imana igiye kugukorera ubukwe neza neza nk'ibyo ADRIEN yari yakubwiye mbere. Wabyakiriye gute? Wiyumvishe gute? Tubwire uburyo wahise iryo jambo, ukuntu wahise ubifata, ukavuga warabyemeye, wabihaye ikindi gihe cyo kubisengera. Tubwire, kuko batubwiye ko ngo n'uwo mukozi w'Imana yakubwiye ko nawe wari usanzwe ubizi ibyo bintu, koko nawe wari ubizi? Ntabwo yigeze ambwira ngo nzaba umugeni, yarambwiye ngo bite mujye, kuko sinari muzi. Nabwiye aho namusanze, ariko kumbwira mugeni nabwiye ntabwo ndi mugeni, kuko nari nzi ko umuntu w'umugeni ari umuntu umaze nyine washatse. Njye nari ntarashaka nyine umukobwa, ariko mfite fiyanse, dupanga n'ubukwe. Noneho ngira ngo wenda nuko abonye yenda Imana imweretse yuko nzaba ngiye gukora ubukwe. Ariko nyine nifuza kumwana ubwo ngiye kugenda, kuko nari ndimo nasengera n'ubukwe. Ubwo ngubwo muri urwo rugendo rwanjye nawe rero kugeza ambwira ati ndagukunda. None se icyambere ndabifite fiyanse, nkunda nanjye mukunda. Uyu ngo ntabwo twari tuziranye, numva n'agace k'iwacu aho mvuka navuga birahabaye. Ntabwo dutuye hamwe ngo tube twariziganye cyangwa twarahuye mu muzika, ntabwo yo kubona hahera. Kandi noneho n'uburyo yari ameze ntabwo njye nari kumwemera, ntabwo nari kumwemera. Ubwo rero mu kujya aho ngaho, urumva nari ngiye gusura umubyeyi twabanaga, ducanayo. Noneho arambwira ati kuko twacaga hari ku nzira, umumama wari wamuhamagaye ngo musengere, nawe yatuye nyine kuri iyo nzira ducamo. Arambwira ati se baje tugacana ku mubyeyi wamuhamagaye bajya kumusengera ko ari ku nzira, hari ikibazo? Ndagenda nta kibazo, kuko n'ubundi nari ndimo ngira ngo nsubire mu kazi, ariko amasaha ataragera kandi ari ku nzira. Turagenda turahaca. Noneho akimbwira gutyo, akiva guturitsa icyo kintu nyine ngo ngabonye tubana, ntabwo byamfashe kuko muri jyewe nari nifite fiyanse, nta kibazo dufitanye. Fiyanse wanjye ari umudogiteri, urumva yari umuntu utoroheje cyane. Rero ufatana n'umuvugabutumwa, ibyo bintu bikompare urumva ni ibintu bihabanye. Ubwo ndabyumva, ntabwo buriya mpita mvugira aho ngaho cyangwa nsengera umuntu aho ndibyumva, byikiriza ko ndigendeye ku mutima wanjye ntibiriho. Nakomeje nigira mu kazi, mu kuza nkora akazi bisanzwe, tuganira bisanzwe, nta bintu byinshi twagiranaga, numvaga ari ibisanzwe igihe, kuko yari atarambwira ibyo yuko nzaba umugore we. Nanjye nigeze, ariko nigeze kurota inzozi rimwe, ariko nditesha agaciro. Uratokesha, kuko urumva ntiyari mu nzozi zanjye. Ni ukuri, mu nzozi zanjye ntiyari arimo umugabo umeze gutyo, ntiyari arimo. Mvaga ngomba gushaka umugabo ufite ubushobozi, nshingiye ndakubuza umuntu aba yaragiye abamo. Mva nta gushaka umugabo udafite ubushobozi, mva ntibyavamo. Ariko burya icyo Imana yagambiriye ku muntu, niyo waca hehe byanze bikunze iragikurikira, igashyira igishoboje. Murakomeje, umaze kubyumva, wari ufite
inzozi z'umugabo uzashaka ufite fiance mubanye neza uri gusengera ubukwe wahita utubwiraho muri makeya ukuntu byaje kurangira ubukwe bwa mbere byanze dogiteri byanze ugahita biza kurangira uhuye na ADRIEN ari we muri kumwe ubu ngubu byo reka da ni inzira ndende ntiwumva ko Imana ivuze ko dukoze ubukwe madamu ababwiye ko yari afite fiance icyaje gukurikira ni iki yaratashye akimara gutaha asubira mu kazi ke yavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo genda usenge nanjye nzasenga ibyo bibiri byonyine narasenze rero urebye ndareka twihutishe narasenze maze gusenga madamu wanjye ntacyo byari bimubwiye yikomereje umushinga wo gukundana n'uwo mu fiance we noneho nanjye ngahura n'abacantege genda n'ibindi birebire tuzaganiraho tukaganira n'uburyo abantu baje kubyica ariko nta muntu ujya wica umugambi w'Imana noneho icyaje gukurikira nyuma y'ibyo narasenze nawe arasenga ariko mu gusenga kwe ntiyanyemera najya gusenga nijoro Imana ikansanga nkabona madamu wanjye ninjye muteruye nkabona namwambitse impeta n'Imana ikabimbwira ariko yabimbwira nkabona ntibihura ndabyibuka nijoro nasenga uko nasengaga nijoro byenda kuba batabyenda batazagera bumva ibyifuzo byanjye noneho nkabwira Imana ntimana uyu mudamu uyu mukobwa uma ntaga nkwiriye ndagusabye muhuwe ngewe uzagere gute uzamu wanjye noneho cyaje gukurikira niki Imana ikaza ikambwira ngo urafata ibyawe ubiha abandi mbayaho madamu nk'uko yabikubwiye byenda ari yarose inzozi hari n'ibindi byenda atavuze byenda yacitswe cy'uburyo bari umuntu yari yamubwiye babana ati mbonye we na runaka mukora ubukwe mubana ati reka na message Imana yari yaramubwiye tubayeho rero yikomereza ibyo nanjye nkomeza ivuga butumwa ryanjye igihe kiza kugera rero Imana irambwira ngo kuko ari kwanga ahangaha ndagira ngo mbabwire bigenda umuntu yavuga ngo mbese iki kintu ADRIEN yagiye kuvuga Imana kibuza abantu babakundana ndaje mbabwire n'uburyo naje gusengera urukundo n'uburyo atankundaga n'uburyo byaje kugenda n'uburyo twaje kubana n'inzira ndende noneho icyaje gukurikira niki narasenze uwo mubyeyi aramubwira ati nyamara ati nyambona ADRIEN muzabana okay madamu ntabwo yabitinzeho icyakora yabimbwiye nanjye nyuma yikomereza akazi akomeza akazi nanjye nkomeza ndasenga igihe rero kiza kugera Imana itangira kumutumaho abantu madamu ari ngo nyine yari fiance ariko ubwo twe tutaraba fiance yari umukobwa mutangiye kumenyana itangira kumutumaho abantu akabyanga ubwa nyuma na nyuma ngo yaje kumutumaho umwana agenda araza kubivuga imaze kumutumaho umwana ariko njya gusenga mbere y'uko imutumaho narasenze biranyobera mbura icyo nkora mbura icyo mvuga ntekereza igihe maraniye amayerekwa tekereza nkurikije uburyo Imana yambwiye uyu mukobwa nkurikije uburyo namubonaga ndavuga nti Imana ibi bintu ntabwo byashoboka ko wamoma ikintu cyaje kumbonye babwire naje kurwara muru aho umuntu ashaka kuvuga ati se umuntu umuntu w'umukozi w'Imana arwara muru abakozi b'Imana bagira umubiri nk'undi bagira amarangamutima nk'abandi ntacyo batandukana uretse umwuka wera no kuba yabakoresha ariko natwe twakunda kimwe uko natwe twakundwa ndwaya muru ikintu cyaje kugerwaho
narwaye nyine amuru wambaza ati samuru warwaye n'iki ndwaye amuru y'umuntu utankunda ngewe kandi n'Imana integeka kumukunda kandi mbona atanyemera ubwo nabonaga ndusha ubushobozi ndavuga ibi bintu ntabwo byashoboka murwarira amuru maze kurwara amuru ndabyibuka igihembo maze nk'iminsi nk'ibiri nibwo madamu yampamagaye ampamagara ndahantu nazitswe arambaza ati bite ni byiza ambaza nimero ambaza kana nyine ariko kako ngako kamuhaye ubutumwa bwiwe byenda muraza kubimubaza ndamubwira ni nabyo nzi byenda nawe ugire gute usenge akana rero kamaze kumutuma bimaze kugenda gutyo maze kurwara amuru Imana n'ubundi yabaye asa nkaho atayemera yemera ku rurimi ndabyibuka Imana irambwira ngo mwana wanjye kuko arimo yanga niyakomeza kwanga rwose ndabivugana ntabwo bafite nakomeza kwanga nzamugira ikimuga nintamugira ikimuga nzamucyura nyura ibyo rero nuko twihuse cyane muri izo nzira zo zinzitane zo kutabyumva bitewe n'uburyo yakubonaga byo byaje noneho muratwinjiza noneho bitangiye kumera neza noneho nawe yemeye ubuzima bwaje kugenda gute bwakomeje gute mwatubwiraho ukuntu byagenze nyuma y'uko noneho haje gutsindwa umwuka wera wamuganije abiza kubona ko uwo yari ari kumwe n'abatawe bakiri kumwe ahubwo ari wowe mugiye gukomezanya. Byenda ndagira ngo dusobanurire abantu bakora iki kiganiro kugira byenda bataza kuvuga ati se kavuze uwo mwana n'izo message byaciye byenda madamu rayango mu mubase kuntu byaje kugenda narangiza noneho ngiye nakomeza kugira ngo two gasimbuka kandi nako ari ingenzi. Message turutse ku mwana urayibonye ubwo wenda nibwo utumyeho ngo asenge cyane tubwire iyo message yari ivuze iki yari igamije iki. Umwana yarampamagaye nimero ntazi ntabwo nari nyifite ariko numva akajwi n'umwana w'imyaka 6 7 gutyo ndamubaza se ko ntakumenya aranyibwiye yambwize sinkigiye uryo umuntu mwavuganye rimwe imyaka ishize ari ngahe ntabwo nabanyibyibuka arambwira ndamaze utuye heza ngo Nyamirambo ngo none mbese nimurangiye wahawe nande ngo ntawe ngo ni Imana yayimpaye ngo nari ndimo senga Imana nimero yawe ngo hamagare ubwire message zawe ngo arambwira ngo ibintu urimo wibwira ntabwo ari numvira Imana nutumvira Imana uzahura n'ibibazo. Ibintu nibwira se n'ibiki umuntu urimo nyine ahita ambwira umuntu urimo wanga niwo wawe urimo urafata ibitari byawe ariko sinabyitaho angati nutumvira Imana uzahura n'ibibazo. Ndamubwira se bundi iwanyu ni hehe rero musore iwanyu ni hehe ngo ni Nyamirambo ufite ababyeyi se ndabafite none se waza kukureba bakagusura ukabimubwira muri kumwe hari ikibazo ahambwa ngo ya iwacu ntago iwacu wahagera ntabwo byemewe none se kubera iki bitemewe papa wawe se akora iki ku buryo umuntu ataza mu rugo rwe arambwira nyine ni umuntu yabwiye ukomeye sishaka kumvira kuri kamera ngo arakomeye nta muntu ugipfa kwinjira mu rugo rwe ngo kandi ntabwo uzongera no kumbona nta telefone ngira iyi ngiyi se iyi niyo natiye none se ntabwo nakongera kuyihamagara igacamo ngo yaho ntabwo uzongera kumbona ngo ni message zawe nagira ngo uhe ngo urabeho ubwo baragiye noneho
mpita mama none ndayikompoza ndahambwa kuri kompoza namuhamagaye ndamufasisa umwana n'icyo izina nararyibagiwe ndahambwa umwana yitwa Gukina muzi ngoya nese Nyamirambo hari abantu hazi ahanga ati Nyamirambo hazi bisanzwe njya gusenga hasize hano Nyamirambo yajyaga gusengera kuko nta bantu bahanze tuze ndabyihorera noneho akomeza ngo kuki simbanyije ziramushe narabimubwiye umugana umwana arampamagara ambwira gutya nati ngwe gusenga Nyamirambo yambwiye no ibindi by'amuru ntiyigeze abimbwira kwari barimo ntabwo ari kubimbwira sijya ngomenya ari kumuseka kuko numva icyerekezo yari arimo isi ugiye cyangwa icyari kiri ari kumuseka ntari kongera urumva ubwo umwana aragiye gutyo noneho mbitekerezaho umwana umuhamagaye ubu ngubu ntiyaba yamuhaye nimero zanjye bakari imitwe mu ba nyina ndabyihorera gutesha agaciro noneho rimwe njya nanjye guhahara muri uduranti ndimo manuka ari imbere tigo yahoze maze yakura yateye none nari ndimo manuka nyine mu nzira y'abagenzi ko ari amapave hariho akantu karekare gashobora kuba gasumba nako kari aho ngaho reka mbona imiti irazamutse abugenzi aritwaye mbona irenze ka kantu nyine kayira yarenze umuhanda uwo moto n'imodoka iza mu kwamaguru kandi iragasimbuka bikinze mbona kuko kari yari misaka kaguru neza umuta ko ari umuntu wasinze ntabwo rasinze kandi ntiyari rukampaga ndamugana nese bigenze bituza ko warungunze nange sinzi uko byari bigenze mbabarira abana imvi imbere genda nyine warungishe aragera aragenda akomeza nabwo kaburanyishe ndampa agaciro byabindi uwo mwana yambwiye ndabitekerezaho ariko n'ibindi byatumye umutima wanjye utinangira nari ngikora umwe na fiance wanjye turimo dupavuga ariko ikibazo cyari gihari twapanga n'isoko iwacu bararwaye igifu ndarwara umutima byose bigahurira hehe bikamuhuriraho noneho ujya mu rugo bikaba biranze noneho twapanga ubukwe uzi yuko kuva twamenyana dupanga ubukwe Imana yese iboroka amafaranga ye bakajya bahemba abandi we nibamuhemba baraboroka neza bajya kumuhemba kereka na Magana asenze yambaka ati nzeri igiye kunyica ntibimo bamema kuki ataguhemba kandi bahemba ati simbizi ikibazo gihari ndamwaneka njye gusenya pasi Imana igwa amafaranga y'ukwezi basi njye guhaha nkagira nkase ya mafaranga y'ukwezi akazamumaga ati bampaye ukwezi mu mezi 3 yose bakamuha mu kwezi nkareba amafaranga abona nasenze bakamuha ukwezi ari ntibayamuhe tuzakoramo ubukwe bikancana birancana neza noneho jewe biranyobera ndafite Imana binini ariko umutima wanjye urakomeza birangira ndakomeza ndamukunda kubera ko ntiyigeze antuka nahise namututse nacyo twapfuye gusa niko Imana itashaka ko mbana nawe niyo mpamvu ahangaha njya mboneraho kubwira abakobwa Imana niba ikubwiye ikintu ntukahita wowe wihutira gukora icyaha ajya abanza asenge abaza Imana kandi ayumvire ku muntu usenga ariko umuntu udasenga ibyo ngibyo uba bumva ari nk'inzozi abavuga ati yenda nk'ibintu abantu bafite nkaho bitabaho kubera iki ntabwo bazi ko Imana ikora Imana ntabwo ikora nk'uko twebwe dutekereza ikora mu bushake bwayo kandi ari igihe ica mu kantu gafunganye cyangwa mu nzira ngari ica yishatse gusa twebwe nabwo bajye bayumvira kandi batinde kumva batinde no ubundi bumva ariko batinde gusubiza kuko burari igihe tutumva twabikora ibyacu ugasanga duhuriye n'ibibazo urumva nanjye muri icyo gihe nari kuvuga ati reka riranze twishyingire kandi byari gukunda
tukagenda twishingira ariko kuko Imana yasezeranyije ubukwe ndindiriye isezerano ryayo nirinda kwita ngira gute mpubuka ubwo rero Mana byari bigoye nuko kuko narebaga uyu nguyu nuko nta kintu yari afite nta n'igikoresho cy'ijana yari afite yabonaga imayinite ariko yaguriwe n'abantu numva yabaga mu rugo rw'abantu ngaho bazi umuntu uba mu muryango yababwiye ibaze kuba ngo ngiye gukundana yenda uketse ko ntakunze kugenda mu bintu by'amaraha ngo mvuga ngo umuntu ngo ajya uyu ntacyo ari kumva